nk'ibibazo byagaragaye mu gutanga isoko rya Fireworks dutangira umwaka yaje kudaha isoko waritsindiye ahubwo rigahabwa undi muntu ku giciro gikuba inshuro hafi 5 ku cyo watsindiye isoko bwa mbere yari yabonye. Amasoko menshi ataragiye yemezwa na tender committee cyangwa se na legal advisor ngo agire uruhare rwo gutanga inama ye. Nibyo koko nk'uko auditeur yabivuze cyangwa se yabibonye, twatanze isoko rya Fireworks kandi turitangira ku giciro cyo hejuru ugereranyije n'igiciro cya mbere twaraplaninze. Kuba byarakozwe mbere hari kumenyekana niba iki giciro ndetse nk'ibibazo byagaragaye mu gutanga isoko rya Fireworks dutangira umwaka, ngira ngo wenda baze no kugarukaho ngaragaza iby'umugenzuzi w'imari yagiye agaragaza. Icyambere yagaragaje kudaha isoko waritsindiye ahubwo rigahabwa undi muntu ku giciro gikuba inshuro hafi 5 ku cyo watsindiye isoko bwa mbere yari yabonye. Bivuze ko byazamutseho inshuro 292% ku giciro cyari cy'isoko. Ibi kandi bikanyurana n'ingingo ya 18 y'itegeko rijyanye no gutanga amasoko, bigaragaza ko nta value for money yabayeho. Ikindi hagaragajwe ko mwasabye non objection yemewe na RPPA na Minaloc kuri rwiyemezamirimo wa kabiri, ariko ntimwigeze mugaragaza ko rwiyemezamirimo wari watsindiye isoko muri National Competitive Bidder Method, ariko uwo muntu ntigeze asobanurirwa impamvu atahawe iryo soko. Ikindi iryo soko ryatangiye ku giciro kirenze ingengo y'imari yari yarateganyije muri gahunda y'amasoko muri procurement plan. Ikindi nanone yagaragaje nuko nta market survey yakozwe kuri mutanga iryo soko. Musubiza mwavuze ko iryo soko ryabaye cancelled, ryasheshwe kubera impamvu yuko habayeho ku scope yongerewe, hakabaho nuko mwabonye ko wa mbere nta experience yari afite, ndetse n'ikijyanye na security nacyo mwagishyizeho nka motivation. Auditeur yongera kugaragaza ko nibyo koko isoko ryabaye cancelled, ryarasheshwe, ariko ntigigeze rigaragazwa muri systeme y'umucyo ko ryasheshwe. Byongeye kandi impamvu yo gusesa iryo soko yavuzwe mu bisobanuro byatanzwe n'ubuyobozi yagombaga gusuzumwa no kwemeza mbere yuko isoko rya kabiri ritangwa. Ibyo nabyo ntibyakozwe. Ikindi icyemezo cyo gusesa iryo soko nticyemejwe na tender committee, public tender committee, nta na minute yabayeho yerekana ko ibyakozwe n'ababyemeje. Agaragaza ko kandi scope na liste y'imirimo itahindutse, ahubwo icyahindutse cyari coverage, ingano ya Fireworks n'igihe izo Fireworks zagombaga kumara zatswa cyangwa ziturika. Ikindi yagaragaje ko iyo scope n'ingano ya Fireworks bitemejwe na district council cyangwa na legal advisor nk'uko byari byarakozwe ku isoko rya mbere. Ahangaha twajya mu dusobanurira impamvu ibyo byose byakozwe gutyo, nyamara umugenzuzi w'imari mu kugaruka muri auditors comment akagarukaho abereka ko ibyo bitakozwe uko byakagombye gukorwa. Ikindi wenda nagira ngo ngarukeho naho umugenzuzi nano yerekanye amasoko menshi ataragiye yemezwa na tender committee cyangwa se na legal advisor ngo agire uruhare rwo gutanga inama ye. Ikindi ni market survey n'ubundi navuze kuri iryo soko itarakozwe ku masoko menshi umujyi wa Kigali wagiye utanga. Nyakubahwa nagira ngo ibyo babigarukeho twumve ibisobanuro. Murakoze. Nibyo koko nk'uko auditeur yabivuze cyangwa se yabibonye, twatanze isoko rya Fireworks kandi turitangira ku giciro cyo hejuru ugereranyije n'igiciro cya mbere twaraplaninze. Nyakubahwa igihe twaplaningaga gutanga Fireworks umwaka utangira
twakoze ikosa ntitwagaragaza neza scope cyangwa se uko dushaka izi fireworks ko zizagenda. Hanyuma iryo kosa twakoze muri planning turigenderaho, turangije kurigenderaho twaroketinga amafaranga angana n'iryo soko twagendereyeho ariko rifite scope ntoya. Hanyuma mu kwamamaza iri soko turyamamaza ku giciro cya kindi kiri muri procurement plan gitoya. Nanone kandi tugongwa n'itegeko rivuga yuko igihe cyose wamamaje isoko riri hasi ya $1,000,000 kudasaba experience. Hanyuma rwiyemezamirimo watsindiye iri soko aza koko atagaragaza yuko ibi bintu yabikozeho. Hanyuma tubonye yuko twakoze ikosa yego ariko ntitwarisimbuza irindi kosa, dufata icyemezo dusanga yuko uyu rwiyemezamirimo tutafata risiki yuko tumuha iri soko kandi atarabikoraho, atagaragaza yuko yabikozeho adafite scope yabyo, kandi scope dufite ari nini. Hanyuma tukansoringa iri soko, turangije gukansoringa iri soko dusaba irindi through single source. Ubwo ibyo bintu byose twabibonye mu kwezi kwa 11 kandi dusigaje ukwezi kumwe kugira ngo fireworks zibe. Icyo gihe rero twagiye muri crisis yuko tukwiye gushaka undi rwiyemezamirimo byihuse kugira ngo aze adufashe muri iki gikorwa. Icyo gihe rero twaroketinze ayandi mafaranga angana na ya scope yemejwe cyangwa se ihari kugira ngo uyu rwiyemezamirimo wa kabiri aze akore aka kazi. Ubwo rero twagiye muri approvals za kabiri z'uyu rwiyemezamirimo kugira ngo aze byihuse adufashe muri iki gikorwa cya fireworks mu mujyi wa Kigali. Sinzi niba mbashije gusubizanya kuba cye. Nta kintu mwashoboraga guheraho kubyabanje cyeya kubyabanje muri analysis yakozwe. Fireworks zarakorwaga ariko zikakorwa nko ku isegonda imwe, ni ukuvuga ngo yarabaga ariko ikaba mu isegonda imwe. So mukongera scope twayongereye kuri 5, noneho iyo 5 niyo yatumye cya giciro kiyongera. Ibyo se ntibyari kubaha information y'ibyo noneho muzakenera muvuze ngo niyo mwakoraga isegonda imwe nimukenera gukoresha fireworks amasegonda 5 cyangwa 10 cyangwa n'ahantu ziturikirizwa hakiyongera, biziyongera bishingiye kuri ibyo ngibyo. Reka wenda meya banza atubwireho. Urakoze. Iki gikorwa cyo guturitsa urufaya ku mpera z'umwaka n'ikindi gihe gikorwa dukora dufatanyije n'inzego zitandukanye. Ku bunani bwa 2023-2024 habayemo gaps cyangwa se hagaragayemo intege nkeya ku bijyanye n'umwanya zamaze, ariko harimo n'ibindi bibazo byabayemo byaje kugaragazwa n'inzego. So haza gufatwa icyemezo cy'uko byabaye improved. Mukora ingengo y'imari icyo kintu cyari cyavuzwe kandi cyakozwe, ariko timu ziteganya zikora planning bahereye we bita estimates bahereye ku byo bari bakoresha umwaka ukurikiraho. Ibyo byaje kugaragara rero mu kwezi kwa ukwezi kwa 9 byana guhagarara ko ari ikibazo kuko twatugiye kwisanga muri same situation mu mpera z'umwaka wa 2024-2025. Hafatwa icyemezo rero cy'uko ibyo bintu bitakomeza birahindurwa. Ngira ngo ikitarakozwe neza n'uburyo kubihindura harimo gaps za kwemezwa na committee n'iki, ariko the decision to move from ibyari byakozwe muri 2024 tujya mu buryo bushyashya no bwakorejwe muri 2025-2026 byari byemejwe icyo gihe tumaze kubona gaps zari zirimo. Ngira ngo rero aha ngaha byemejwe mu kwezi ubundi byemejwe mu kwezi kwa mbere, ariko ugomba kuba affected muri budget tangira mu kwa 7 bikajya muri procurement plan iba implemented from kwa 7 kugeza mu kwa 6 kwa 2025. Ariko ikosa ryakozwe nuko ababishyizemo nyine bakopiye iby'umwaka washibanje, kuko urebye amafaranga izo $30 na ngira ngo n'eshanu zari zo muri previous year. So hanyuma mu gihe cya implementation bigaragara ko hagiye kuba same situation,
yo muri 2023 na 2024. So afata ikintu cy'uko ibyo bintu bitakomeza bihinduka. Icyari kuba cyabikemuye nuko byari gukorwa nyine muri ibyo bivuga kwemeza tender committee bikajya muri zo nzego zose, ariko nicyo kibazo cyabayemo. Ariko kuri estimate ya quantity yo ndengo y'umwanya na site zariyongere, kuko gihe twari dufite site ebyiri ziza kuba 3, hanyuma n'umwanya determine na quantity bikoreshwa nabyo biriyongera, ariko na professionalism twari twasaba ko hari mu case zari zabayemo zari zishobora guteza n'impamvu z'umutekano muke n'impanuka. Erega ibyo byose byakorwa n'amategeko yubahirijwe. Ni iki se cyatumye tender committee itaba involved muri ibi ngibi? Nyakubahwa Chair, tender committee yabaye involved cyane ku isoko rya mbere no ku isoko rya kabiri. Yaduhaye minutes ku isoko rya mbere nkuko ritari yabigaragaje, yaduhaye minutes itubwira yuko uwa mbere ari we watsinze, ariko inatugaragariza ibibazo biri muri weaknesses zijyanye n'uwa mbere, zivuga yuko adafite experience, zivuga yuko atazwi hano, atari yanabikoraho hano mu gihugu. Hanyuma nyuma yaho dufata icyemezo nk'uko twabibabwiye yuko dusesa isoko, hanyuma tugatanga irindi, cyane yuko byabaye mu kwezi kwa 11, hanyuma tugatanga irindi through single source. Ariko nanone single source nayo tender committee rwose